ArtRwanda Ubuhanzi amarushanwa y'ibanze akomereje hano i Musanze. Musanze kamwe mu turere tugize intara y'Amajyaruguru. Umujyi wa Musanze urakunzwe cyane mu Rwanda kubera ubukerarugendo bushingiye ku ngagi bukorerwa muri pariki y'igihugu y'Ibirunga. Impano zo mu cyiciro cy'inganda ndangamuco nazo zirahari ku bwinshi. Kuri Centre Pastoral Notre Dame Fatima mu mujyi wa Musanze niho hahuriye urubyiruko rufite kuva ku myaka 18 kugera kuri 35 baturutse mu turere twose tugize iyi ntara y'Amajyaruguru ndetse n'ahandi. Uyu munsi uri muri Musanze oye! ArtRwanda Ubuhanzi uyu munsi twageze muri Musanze ubushize twari Kayonza turaza kureba ni bande bari bubone yego ni bande bari bubone oya nkwibutse yuko kubona yego iyo ubonye yego enye ubukomeje wabona yego eshatu. Aba bose baje kwerekana impano zabo muri uyu mushinga wa ArtRwanda Ubuhanzi ugamije kugaragaza no gushyigikira urubyiruko rw'Abanyarwanda bafite impano zibarizwa mu cyiciro cy'uruganda ndangamuco. Bararushanwa mu bugeni, indirimbo n'imbyino, imideli, ikinamico n'urwenya, filimi no gufata amafoto ndetse n'impano mu busizi n'ubuvanganzo. Abazatsinda bazafashwa kubyaza impano zabo umusaruro bibafashe guhanga imirimo no kwiteza imbere. Uyu munsi Musanze akanama nkemurampaka kagizwe n'inzobere mu nganda ndangamuco. Daniel Semivumbi yamenyekanye nka Dani Vumbi ni umuhanzi, umwanditsi ndetse n'umuririmbyi w'indirimbo ubimazemo imyaka 14. Sandrine Isheja umunyamakuru ukunzwe cyane hano mu Rwanda ubimazemo imyaka irenga 10 yagiye agaragara mu marushanwa atandukanye nk'umwe mu bagize akanama nkemurampaka. Moses Turahirwa umunyamideli w'umuhanga washinze inzu y'imideli Motions imaze kumenyekana cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Mazimpaka Jones Kennedy inzobere muri filimi n'umukinnyi wazo akaba ari umwe mu batunganya filimi hano mu Rwanda. Dufite kandi Jean Marie Vianney Kabakera umunyabugeni kabuhariwe amaze imyaka irenga 30 mu bugeni. Aba nibo bari budufashe gutoranya abanyempano bahiga bande hano mu karere ka Musanze. Kugira ngo ukomeze icyiciro gikurikiyeho kirirushanwa umunyempano amurika igihangano cye akemeza akanama nkemurampaka byibuze bane muri bo bakagikora ni ukuvuga yesenye. Abazatsinda bazarushanwa n'abandi ku rwego rw'igihugu. It's a beautiful day. ArtRwanda Ubuhanzi Musanze bariteguye, abajaji bariteguye bari gufata ibyicaro byabo. We are going to start the show. ArtRwanda Ubuhanzi. Ndatsinda ndabyizeye mfite icyizere. Iki gutera gushushanya gutya ndabona harimo style imwe igenda igaruka y'utuntu twinshi twungikiranya tukabyara ishusho. Niki kikwenspira ubikura gushaka gushushanya? Ikinyespira nkunda kuvuga cyane ku bumwe no gufatanya. Iki kintu hanyuma Selemani uramutse utsinzira irushanwa wumva byakumarira iki? Nsinzira irushanwa numva byamfasha cyane kugira ngo mbashe kuba natambutse ubutumwa mba nifuza ko abantu bose babamenya kubera ko urabona ko aba ari amarangi atandukanye afite amabara atandukanye ariko akiyuriza hamwe akagira ikintu agaragaza kigaragara neza niko nabyita. ukoresheje iningiro ugacuranga indirimbo nkayimenya binyeretse ko ufite ubuhanga budasanzwe ngo yes. Murakoze ni nanjye wayicuranze mu ire ya King James Ganyobwa. Nanjye ni yes ya sent. Murakoze cyane. Bataraje taruka hungiyo mijugujugu mora minduru bwisho kwejo ndebe ko naramuka. Murakoze it's yes for me. Ngengwa yes ufite ijwi ryiza cyane. Amen. Indirimbo yawe itumye nsesura umeza. Ni yes kabisa. Uje kutwereka iyihe mpano ndabona hari akantu ufite mu ntoki ku mutwe mishanana uje kutwereka iyihe mpano? Kubyina imbyino nyarwanda dance traditionnelle. Okay, wabitangiye ryari se? Kera nyiri umwana nabyinaga mu kiliziya ku ishuri maze kugira ikibazo cyo kutabona
bikajya bigorana ariko tuza kubona umutoza udutoza neza nabwo ndongera nsubira mu mpano yanjye nkajya mbishobora. Ikibazo cyo kutabona cyaje nyuma y'uko ubonye uko abandi bantu babyina. Nabibonagaho. Byatangiye ryari kutabona? Nari mfite imyaka 8. Marceline, none se niki cyaguteye gukunda kubyina ndetse no kubikomeza nubwo hari icyo kibazo cyabaye? Ni kimwe mu bintu bimo byishimo, iyo numva nihebye nigunze nkabyina ndongera nkumva nsubiranye ibyishimo. Kandi icyo gihe nabikoraga muri secondaire nabonaga mo n'amafaranga ko nabyinaga mu itorero ry'ikigo nkabonamo amafaranga ntunga ku ishuri. Ubu ngubu se wumva bizakumarira iki nuramuka utsindira irushanwa? Ngize ayo mahirwe nabikomeza kuko ari hobby yanjye kandi bikerekana abantu ko nubwo hari ubumuga atari imbogamizi yo gukora icyo ushoboye. Yego Marceline, courage, atangira. Urakoze cyane Marceline, urakoze cyane. Numvise ufite n'indi mpano idasanzwe yo kuririmba, ufite ijwi ryiza cyane. Iyo babinsabye gutera natera naba nitoje neza banshyizemo hagati ku buryo ntari buyobe kubera ko mbasha kubona ibikezi kuri igicucu cy'umuntu nkibona. Iyo rero banshyize mu ngamba banshyiraga hagati kugira ngo ntaza. Ngiye ngo yes. Merci. Nanjye ni yes. Merci. Yes. Nanjye ni yes, ni yes rwose. Ariko si meya nzati inama ahubwo ninjye bagiye kwigaho gusa ngo nta bwiherero, ariko ubunje ntabwo nafata igiti canje ngo ndagitindisha wese, aho nta gitanze ngo nibone ayo 200 nje kunywa agacupa umusaruro w'ikibuno siniki nzashiraho ibivuvu ngo abana bavuye mu mashuri naza afashe nyina gusekera, ubundi akamaro k'abakobwa baba bari kwiga ibikisha. Reka naho cya gisaza ce niyo cyakwiba niba gifata bazacica. Urakoze cyane Prosper, kuri njye ni yes. Amaherena ni njye uyikorera. Uwo mwambaro wabwiye umudozi uko ubushaka? Namubwiye ibitekerezo byanjye uko mbyumva. Wahindukira tukareba n'inyuma. Wow. Hanyuma imisatsi nawe ni coiffure witekereje. Babanza kuryoshya nze. Akabazo kamwe ka nyuma Jacqueline, ndagira ngo menye neza urushushanya imyenda, utekereza ibitekerezo ugakora imyenda, cyangwa se urayerekana wumva wakerekana imyenda abandi bakoze? Ndayitekereza nkahereza umudozi ariko nyine no kuyerekana ndabizi. Waba ufite nk'igishushanyo cy'umwenda waba warashutekereza ukagishyira no ku rupapuro? Hoya ntabwo njya mbasha gushushanya. Hano ndabona batanashaka ko mvuga
bari kwihutira kuguha yes. Amaze kubona yes Nanjye ebyiri. ni yes, courage rwose. Yes Jacqueline, courage. Yes, so Jacqueline yatsinze, ikigaragara nuko amaze kubona yes eshanu. Jacqueline sapa watsinze. Urumva umeze ute? Eze neza cyane ndishimye. Impano yanjye no gushushanya imyambaro ya Kinyarwanda, ariko nanone imyambaro ya Kinyarwanda mu buryo buvuguruye cyangwa se bugendanye n'igihe tugezemo. Byiza cyane. Ayo masaro niwe wayakoze cyangwa warayafatanyije? Amasaro ntabwo nari nabona ubushobozi bwo kuyakora, narayaguze mbitunganya gutya mbasha gukuramo iki gihangano cyangwa se uyu mwenda. Clarisse ngengwa yes. Murakoze cyane. Yes. Murakoze cyane. Ndabasuhuza abayampanze nk'umuhanzi uhorana inganzo ngabo y'inganzo uvuga nkaganza batona inganzo nteruye nanze kanyibasangize ni rusange mukomeze intambwe ikomeje u Rwanda ufata iyo twigiyeho umubano ukomeye utashobora gusenywa kuko wasenywe waradusenye dukorwa n'isoni n'ikimwaro tumaze kwimara hababanye imbabare zagize imbabazi zitiyo nimba zifata ingamba zifasha u Rwanda rurasagamba nzihaye ikamba kuko zitunze imbaraga mu mbatura bukungu. Urakoze cyane, uravugana icyizere cyo gutsinda ndetse ukavuga amagambo yumvikana. Numvise umuvugo wawe ari mwiza ngengwaye yes. Urakoze. 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 Murakoze. I come Mr. Port, still open this door. I was not a poet, reading a daily story. The history is past, but we bring it back for knowledge. The friend of us, real brother, helping to build the future. That's why I'm standing here talking about the story. Story. Our life is a story. Genda guha yes kubera ko numvise ufite injyana ntasanzwe menyereye, niyo mpamvu nge nguha yes. Thank you. N'abandi bagiye kuguha amanota. Niki kigutera gucuranga inanga? Ndabona ukiri muto, nyizi ku bantu ubona batangiye gukura, niki cyaguteye kuyikunda no kuyicuranga? Icyanteye kuyikunda nuko nabonye ari igikoresho cy'iwacu cy'umwimerere utasanga ahandi. Nifuza rero gusigasira umuco gakondo binyije mu ntanga ya Kinyarwanda. Hanyuma se gutsinda irushanwa nk'iri byakumarira iki kuri iyo mpano yawe? Byamfasha bitewe n'ubushobozi naba mbonye kuba nashyiraho ishuri ryigisha cyane cyane urubyiruko bagenzi banjye kugira ngo dusigasire umuco wacu, twige ibikoresho by'iwacu i Rwanda kandi tubiteze imbere mu ruhando rw'amahanga, aho kugira ngo dukomeze gusigasira guteza imbere iby'ahandi, iby'iwacu ari byo bibanza. Aha, ngaho utangira. Urakoze cyane. Ubanza twari twawe tutajangaga ko areke. Ni yes kuri nge. Yes. Urakoze cyane. Ça va bien. Bizireza cyane. Zose. Courage. Ntago ntuza ntabwo ndyama hagatotsi nikaza lago nyuzwe niba imbona biricwa n'amasasu narindiye kenshi naceceka nkarucanka rumira bikarushaho gupfa reka natureye inkingi ngenye isature nkota y'ururimi canye nkwite ni clible reka mbibutse dutangira tutaza aho bizagana nta bukaro nta nicizere cyo kuza gafata amatara raki njyanira abatitiza sayigwaziraza muganga subira inyuma kai tubikora bikunze turamamara urukundo rwo bafana rugenda rutumotiva nguko uko twaje muri tima zakaje kwikisi kuri ku majampa tubifunga mwangatwe abasani biyo misi bayoboka ibana dukora ku mitima ibisebe tukomola haleluya. Asante sana. Theogene, urakoze cyane, nakunze n'imbaraga ufite, nakunze indirimbo wahisemo. Ese wari wagerageza gukora izawe? Narabigerageje.
ndumva rero wakomeza ukagenda ukabigerageza n'ubundi ukabityaza sibyo ugatyaza uburyo ubipresenta ukatyaza neza iyo mpano yawe hanyuma bikazaza bihebuje aka kanya ni no abaturi umugambi mutindi ukuna kudemo rukumbi badikururira sakindi bazindukiza byari kindi ni bombe ko sinjana nabo sineze no kwadikanya nabo abigwiza ko abahema bo bazomirwa nibatisubirako baratibikorwa batagira se bibutse iyo bavuye bemerese guzindi kugindireko nenege no kwadiga igindireko isahira bari seconda yeah just a feel I'm okay cause I'm a just for me no matter nigga cause I'm a real nigga. All the ways I'm a like a crazy. I do money cause I'm a lazy list. Cause I'm a lazy list. Cause I'm a lazy list. Just I feel I'm okay. Cause I'm a gonna just for me, no matter nigga. Yes, Eric. In your new school. New school. Yes. But in yes, nkurikije uko amagambo yagiye ashyira mu njyana no gutaka beat, ariko by yes. Kera umuntu wa kera yaririmbaga story y'ukuntu yagiye i Bugande akavayo mu ndirimbo imwe story ikarangira ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Israel Mbonyi afite story y'ukuntu yagiye mu ijoro ariko kugira ngo story irangire ni indirimbo 5 atangira avuga ati ningerayo nzababwira rwa rukundo ubwo ari gusezera abantu aragiye sasa agezeyo ati mpagaze ku rugi ndakomanga bakanyumva ariko nimugurure urumva banze kugurura ariko nkibaza Kibonke yahamagaye Imana ati Imana fata telefone ntago ari bibi Imana yanga kumufata arangije atwika ikitike ajya hehe kwijuru byagombaga kumubaho ubwo arayeyo icyakurikiyeho no kurarayo ati naraye ku marembo y'ijuru ubwo ntaharaye agahinda karamwishe ati simfite isoni zo kwinjira gute se adafite isoni kandi banze kumwinjiza noneho nk'uko wa undi yagiye Ubugande yagarutse abeshya ngo bamwambure imbarara Israel nawe yagarutse avuga ati izi ni ntashyo watanga intashyo utarageze mu ijuru none indirimbo ya nyuma ya 5 niyo yansekeje ati mubwira abantu iby'ijuru iby'urutse imitima muvuge ko nahiriwe hari ubundi buzima hari ubuzima kandi tuzi ko yaraye ku marembo gute se Patrick urakoze cyane urakoze ni yes kuri njye Patrick naye ni yes urakoze cyane njyewe ndi umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ariko mwe nanze ntabwo numva ariko ndavuga byashushanyije kimenyekanisha umuco nyarwanda kimenyekanisha umuco nyarwanda cyakoreshwaga n'abantu b'abashumba kibafasha kuyumvisha mu morale igihe bari kuradira bwije kimenyekanisha umuco nyarwanda n'igihangano gifasha kutazibagirwa amateka y'u Rwanda igihe umuntu yaba ari kurimba nijoro akavugisha umwironzi ari kuradira nka bikamwongeramo morale kugira ngo wadasinzira Imana niyo nkuru ndayihagejeje se buhinje umuhungu wa Rwamasirabo Kanyanga se ndahakugeza biraca kabiri mbahakugeza ko mu rugo rwanjye harimo amaneko dore umugore wanjye Kiriza Boro nishakiye abamugize ejo bundi umujyanama w'ubuzima ndamubwira ati bakugize amaneko mu rugo se buhinja ahaba minyangamugayo kugira ngo banshakire ko bazi ko ndumurembetse bazi ko curuza akanyanga rugo buryo kugira bamfate banshakire bamfunge kigira ikigoryi nuko kirabyemera ndagucuruza kabiri ariko nzacengana nabo abashinzwe umutekano baca nzagucuruza se bakwita ikiyobyabwenge rukara rwabishingwa amaze kugusoma kabiri ndigo wote ku ngoma y'agashaka buhake hagati kura umuzungu igisu katahana batatu
ukanyanga nzagucuruza umuhungu wanjye ndora imana nzabikwigisha leta iri gufata ingamba ngo ibiyobyabwenge nakucuruje mfite imyaka 18 ndazamuka 25. urakoze cyane ni yes kuri njyewe nanjye ngo ha yes. Twakire abajaji bacu uyu munsi baje kureba ababyinnyi hanyuma tubakire n'amashyi menshi cyane. Yes Ladies and gentlemen, Musanze impano ni nyinshi. Abajaji baje kureba ababyinnyi twanze kubashyiramo imbere kubera dukeneye ahantu horoshe ukuntu tujya kubona abana bakora break dance ndagira ngo twakire umubyinnyi wa mbere ugiye kwigaragaza aha ngaha akaba agiye guhura n'abajaji. Ese arabona yes cyangwa arabona no? Je muhaye yes none nabonye abyinnye neza. Félicitations iyo ubonye yes enye ukomeje. Ladies and gentlemen, amashimwe cyane turakomeje ArtRwanda Ubuhanzi. Abahanzi bakomeje kwigaragaza babyina ariko abajyaji ntago boroshe. Hariya hari uwitwa Moses namubatuye. Impano ziracyari nyinshi Musanze. Ukurikiye ibyo akora nanjye simbizi, niyo mpamvu ari hano ngo abisobanure. Mfite ibihangano nakwita scripture cyangwa ubugeni bushingiye mu kubumba no kubaza. By'umwihariko ubugeni bwanjye bukaba bushingiye ku muco, ariko umwihariko natsindagira cyane ni kubungabunga ibidukikije no kubisigasira. Mu muco nyarwanda ndaza gusa n'uwibanda kuri ishusho y'umumama uri gusya ku rusyo rwo hasi bitari by'ikoranabuhanga. Ni ikintu kiri mu muco nyarwanda. By'umwihariko ibikoresho nakoresheje nagerageje gukoresha bimwe ibintu nshobora kuba nakwita byo hanze rimwe na rimwe byangiriza ibidukikije. Murakoze cyane. Kambaratire ibyiza nabonye ubwo natemberaga hano mu Rwagasabo. Nabonye ibintu byinshi bimwe bitatse u Rwanda. Nabonye ibintu byinshi bimwe bitatse u Rwanda. Nahabonye imisozi ibibaya inyamaswa zikina. Nahabonye imisozi ibibaya inyamaswa zikina. Nahabonye umuco mwiza ndushaho kuhakunda. Nahabonye umuco mwiza ndushaho kuhakunda. Ngo ngwinure hewe ngwinure b'u Rwanda, ngwinure hewe ngwinure b'u Rwanda. Urakoze cyane Pacifique. Niwe wahimbye iyo ndirimbo? Ni nziza cyane ndayikunze. Kuri njye ni yes. Thank you. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndabashimiye.
arashaka ngo amenye ibyanjye nshire hasi, arashaka ngo amenye ibyanjye nshire hasi. Uyu derira arashaka ngo amenye ibyanjye n'igitego gusa nagira intego, ni mwiza bihebuje gusa arambabaza muka Potifari arankurura aranyiyegami. urakoze cyane ufite ijwi ryiza. indirimbo ni warayihimbiye? Narayihimbiye, mfite n'izindi njye bundi bivuye kuririmba ndanandika amakinamico n'indirimbo. Nkunze creativity iri muri iyo ndirimbo yawe wahimbye, gusa urasabwa kunoza ijwi neza. Ngo yese impano yanjye ni ugushushanya, nkaba nshushanya kugira ngo mbike amateka. Kubika amateka rero nkaba niha insanganyamatsiko runaka nkayikoraho. Ahangaha niha insanganyamatsiko yitwa umuco nyarwanda, ahangaha niha insanganyamatsiko yitwa inyamaswa, niha insanganyamatsiko yitwa ibyamamare mu Rwanda. Ibyo byose rero nkabikora kugira ngo mu gihe kizaza bazabashe kubona amateka yabitswe. Icya kabiri, gushushanya mbikora kugira ngo ntange ubutumwa kuri sosiyete, ari byo kuri iyi taburo nise ibyiza by'uruhu rwirabura. Ni igitekerezo nagize nyuma yo kubona muri sosiyete yanjye abantu benshi bagenda bahindura uruhu rwabo, rero bikabagiraho ingaruka. Nyikora kugira mbereke, mbona ko benshi babikora batazi ibyiza by'uruhu bafite. Uri umuhanga, ukunda ibyo ukora, ni ishema n'umunezero mfite wo kuguha ino Yesu. Ukomereze. Nanjye ngo Yesu. Murakoze. Bize ngarame mwana we, ngaho urigaramiye sha, dore uraryamye nta shiti kandi abandi basiganwa, nk'ejo uzabugabuza nde? Kera cyane ukiri muto wari gatoya usirimutse, nta gasazi kakugwaho ukundi icuka n'ibitotsi. Wumva isake saa 10 maze ugasimbuka usakuza, ngo icyo kiginga gisakuza mwagiteye igisu nkarya ntigijye kimbuza agatotsi. Nyamara disi saa 10 benshi biyaka izo nkumi, bata uburyohe bw'ibi byano byuje ibyuya ndyamyemo nta faranga byazana. Bize ngarame ya nkumi ndabona itendeje amabuno, yayasize iteretse amaso yasukuye umusatsi pe, ngaho mumbariza ijana yagusekera ugasara utisura n'isugi. Ngaho uzaze kumusoma wo asizoye ufite isuka, disi urebe ngagusebye byanarimba gusomere ngo surusumba usome base. Ni Yesu kuri njyewe. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe birahebuje, mbuze uko mbivuga, ibikorwa by'amaboko yawe iyo mbibonye ngenda tangara. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe Pardon, waba uretse gucuranga, reka aririmbe wenyine. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe birahebuje, mbuze uko mbivuga, ibikorwa by'amaboko yawe iyo mbibonye ngenda tangara. Innocent, urakoze cyane. Arakoze cyane Innocent. Icyo nakubwira nonaha nuko uririmba neza, birumvikana uririmba neza, gusa abantu turimo gushaka ni abantu bafite za mpano zidasanzwe, ku buryo niyo umwumvise wumva ko ari wa muntu koko udasanzwe afite ibintu bihebuje. Niyo mpamvu jyewe nguhaye oya, ariko nkakubwira nti ukomeze ushyiremo imbaraga. Ubutaha umwaka utaha ushobora gutambuka, cyangwa se bagenzi banjye bashobora kuguha yes, ariko jye nguhaye no. Mfite impano yo gufotora. Niki gituma ufotora, niki cyatumye ubikunda ukabikora?
gufotora ni ibintu nakuze nkunda, ni ibintu numva muri njyewe niyumvamo. hanyuma se uramutse utsinzira irushanwa ukaba uwa mbere mu gihugu, Yego. wakora iki? ufite iyihe gahunda? Njyewe ndamutse numva nsinze mbaye uwa mbere, ikintu cya mbere byamfasha ni kwagura impano yanjye, nkabasha kuba ibikorwa byanjye nabigeza kure cyane hashoboka. Twereke iyo foto, egera imbere yaduhe ntacyo. Hanyuma Bertrand, Karame, ufite pareyi? Yego. Hagarara aho ngaho mu gihe turimo kureba hano udufotore. Yego. Icyo nicyo kiri butubwire kuri umufotogarafe. Yego. Mu gihe turimo kureba iyi ngiyi. Bertrand, urakoze cyane. Yego. Ntago nanyuzwe, ukomeze ubinonosore neza, aka kanya nino. Yego, murakoze. Ngura mfite nanjye ndagufite, ngura mfite nanjye ndagufite, ora mfite ndagufite, ora mfite nanjye ndagufite, ora mfite. Yo, this is ArtRwanda Ubuhanzi. Musanze is on fire. Nababwiye twashanga muri Musanze abantu bafite impano zitandukanye, hanyuma se nindi uzatsinda ArtRwanda Ubuhanzi. ArtRwanda Ubuhanzi uno munsi twagarutse, it's the second day. Abahanzi barakierekana impano nyinshi zitandukanye. Are we ready? I don't know. Judges, tumeze gute uyu munsi? Oh yes, nibutse yuko ubonye yes eshatu ukabona no ebyiri urata, wabona yes enye ukabona no imwe ugakomeza, iyo ubonye yes eshanu ukomeza kurushaho. It's a beautiful day. Reka dutangire na ArtRwanda Ubuhanzi. Uje kutwereka iyihe mpano? Ubugeni gushushanya nkoresheje amarangi. Aha, ngaho twereke. Igihangano cya mbere cyanjye ni iki, cyitwa Rwanda nziza. Mpamvu nakise Rwanda nziza, ko mubibona harimo abantu bamwe bari kuroba, abandi basigaye mu rugo bakora imirimo yo mu rugo, harimo imisozi, ibiti, imigezi, ibyiza bitatse u Rwanda. Impamvu nahisemo gukora Rwanda nziza ni kugira mbereke ubufatanye, urukundo. Kuri njye ni yes. Ndagwa yes. The main event, urakoze cyane. Kuri njye ni yes. Nani ndagwa yes, gusa bizajya bigusaba gukontorora ijwi ryawe neza, kuko hari aho imbaraga zirimo kuba nkaho zigabanuka, kandi ufite ijwi ryiza cyane. Yego. Murakoze cyane. Uje kwerekana iyihe mpano Patrick? Ngiye kwerekana impano yo gukora y'ibishushanyo by'inkuru. Niki kigutera gushushanya? Ikintu gituma nshushanya nuko navutse nkabona biri kunzamo mu maraso, nyine nkabona ndabyishimira, kandi nkabona nkagira nka motivation zituruka ku nshuti zanjye. Ufite si iyihe gahunda Patrick uramutse utsinzira irushanwa? Gahunda mfite nsinzira irushanwa ni ugukomerezaho, kandi nkagira n'uruhare nagira muri sosiyete nyarwanda, nkagira icyo nerekana, ngatanga ubutumwa, kubera n'ubundi ibishushanyo byanjye n'ibyo gutanga ubutumwa. Urakoze cyane. Hari ibyo turi kubona? Urakoze cyane Patrick. Kuri njyewe ibyo maze kubona ni yes. Urakoze. Urakoze. Why
and you dancing. Tico, you can do better. Sogea nikusheke, mami njo karibu nami. Ngwino ngupfumbate, maze tuwukate. Nyemerera none, mbikwereke byose. Don't worry, sinkubagana. It's just a dance. Hey, I wanna see you dancing. Oh, it's just a dance. Oh, baby, I wanna see you dancing. Murakoze, it's a yes. Murakoze cyane. Impano yanjye ndi kwerekana ni ishusho y'umwamikazi u Rwanda rwagize wa nyuma, akaba yitwa Rosalia Gicanda w'umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa. Akaba ari ishusho ikoze mu ibarizo ry'ibiti, akaba ari mu buryo ubwo twita bas relief. Urakoze cyane. Yes. Yes. Murakoze cyane. ndakina rap ndakina beat ndinjira beat ndavuna track sending imizi ndacyari mwisi ndafite voice umva izo sound zikunzwe na benshi kubwiye impano uyu ni horse ikindi kinanga ni nkuru raso rwiva mpaya kunurwe ruka biratangaje birahebuje ndagwa flow umva izo backs umva izo crap ndinjira street tukajya hit kubwiye mind reba hazaza ndapanga cash ndahiga cash skills nyinshi ndazifite mutoza mwiza unoza ibi beat muhamya nyawe kuri zi flow unyite best unyite gangster ndaganza kenshi ndafite ikamba dirizo zanjye zikinwa nanjye murakoze cyane. Urakoze cyane. muri street. Ni yes kuri njye. Murakoze. Ani ngo yes. Murakoze. Murakoze. yawe ndabona ijyanye n'ibintu tweretse ngo yes. Murakoze. Kariste, thank you very much. Yes. Ariko looking down, kureba hasi bituma icyo urimo gukora cyose ugitesha agaciro. Iyo ntuzikajya kuriya wagize utyo ukareba imbere hano. That's beautiful. Komeza kureba, byina ureba imbere. Murakoze. nkora ibishushanyo ni illustration na bande dessinée. Yego. Ngo ibintu bya bande dessinée mu Rwanda mbona biri hasi. Mbaye nsinze nakora uko nshoboye kose nkabizamura. Urakoze cyane. Gato utaragenda kuko wari ufite amasegonda nka 20, watubwira niba utifashishije machine ushobora no gukora ama illustration n'ikiganza cyawe gusa? Yego, nakoresha n'intuza n'intoki, mbese nyine ibitari digital.
byari kuba byiza nanjye ndaguha yesi, ariko mu marushanwa nk'aya niyo uzana buruyo yawe wakoresheje n'intoki twari kurushaho kumenya niba ari wowe wabikoze. Deburesi ibyishimo ni byinshi muri njye, urukundo ni rwinshi birenze sinabona uko mbivuga, urukundo rwacu bebe rwavuye kure iye, nawe atarabyifuzaga hayi nabo bazabyemera hayi, ngwino tujyane imbere njye nibyo nshaka nkundira mukundwa nzagukunda hani nicyo niyemeje bebe ubu turi kumwe ntacyo uzigera ubura. Urakoze cyane. Urakoze Diogene, kukureba uririmba birashimishije cyane. Nicyo kintu cya mbere mbise mbona birashimishije, bivuga ngo ushobora gukomeza ukabikora, bishobora kugira ikintu bitanga. Gusa ubu ngubu turimo kureba impano zikomeye, impano z'abaririmbyi. Urumva ko uba ugomba gukora ibintu bifite umwihariko, ijwi ryawe ukomeza uri travaye ubu ngubu. Muri Musanze hari umusore nabonye, hari umusore twahaye yes 5. Uwo musore ntekereza ko njye na Sheshu Rumeza aririmba, n'abandi ba judges nababajije bambwira ko baryohewe nawe, niwe muntu wangumye mu mutwe. Uko nari niteze kubona Musanze ntabwo ariko nayibonye, kuko dusanzwe tuzi ko kano gace k'amajyaruguru gasurwa cyane n'aba mukerarugendo, ko hakagombye kuba hari ibihangano byinshi bitandukanye mu birebana n'ubugeni, cyane bishushanyije cyangwa bibumbye. Njye abajaji bose nabonaga buri wese ari gutanga igisubizo, nyine abona ko akurikije n'ibyo bamaze kumwereka. Presentation y'abahanzi yatangaga ikimuvuye ku mutima bikurikije n'ibyo turi kugenderaho n'ibyo yabonye. Ndumva buri mujaji wese rwose ari sawa cyane. Twagize ibihe byiza muri Musanze, impano zari nyinshi abana beyerekanye. Uyu munsi rero niwo munsi wa nyuma Musanze, gusa tuzajya no mu zindi ntara dushaka impano. Ino ni ArtRwanda Ubuhanzi, mazina yanjye nitwa Arthur Nkusi, nijye waganiriye n'abahanzi batandukanye, muzakomeza mubona n'abandi mu zindi ntara. Amarushanwa y'ibanze ya ArtRwanda hani Musanze asojwe yitabiriwe n'abanyempano 268, muri b'abahungu ni 216, naho abakobwa bakaba ari 52 gusa. Abakomeje mu cyiciro gikurikiyeho ni 67, harimo abakobwa 21. Ubutaha ni Huye na Rusizi.